A lot of people you see me like a billionaire because I'm driving the good car and I'm living the good house and I'm so smart. But from the boot of my heart, it's a liar. Why? There is no joy in my heart. I'm lost love and I'm not successful. That is me. The question is, who are you? Now, I want to go to search solution. Rero mushiki wanje ntacyo naguhisha. Umutima wanje ntabwo wishimye. Yes. Muri ubu buzima kugira ngo umuntu atere imbere agira piliye esheshatu ahagararaho. Piliye ya mbere no kugira lisansi. Piliye ya kabiri no gutunga diplome. Piliye ya gatatu no kugira permis. Piliye ya kane no kumenya indimi. Piliye ya gatanu no gutunga passport. Piliye ya gatandatu nagakiza. Nari nagerageje mu buzima bimwe muri ibyo ndabironka. Ariko umutima wanjye wuzuye agahinda kuko nabuze urukundo. Erega ngengera mu tameze neza kandi siko nsanzwe nkuzi. Ubundi bimeze biti nyine irekure mbwira ikibazo ufite ubundi. Biragoye ariko wenda biroroshye ubwo turi kumwe ndakwizeye. Ndifuza umuntu nkunda byanyabyo kubera ko nabuze urukundo numva ari cyo kintu mbura nkumva ndaruhutse. Icyo gusa wacyumva nk'igiti ariko kiraremereye. se bro kunzi gufite amafaranga nkaba nzi ko ibyo bintu utajyaga biguhangayikisha. Ibyo bintu bije bite? Siko biri kuntungura kubuza urukundo akaba ariyo mpamvu umuntu utameze neza tu. Buriya amafaranga yagura ibintu byinshi ariko ntiyagura amahoro. Wagura etaje ariko ntiwagura ibitotsi. Amafaranga yatuma ugura imodoka ariko burya ntabwo byakuraho umuruho. Rero ntabwo ari icyo nkeneye cyane amafaranga. Buriya iyo umuntu afite ubuzima niwe umutahe ariko ubuzima nabwo busaba kuba bwahereye indani mu mutima. Rero ngewe ibibazo byose byakemutse. So ushaka urukundo? Uvuze ngo kuba nakubonye birakemutse cyane. Icyo kibazo ntabwo ngomba kukigira. So ushaka urukundo? Yego. Umva mfite umucuti wanjye sibyo nawe arashaka umuntu umukunda pe kuko nawe afite urukundo. Ndamwizeye ndiza ko atazakubabaza kandi nimusanga nkabimubwira ntabwo ari bonte ngo ndabizi neza. Ubwirwa n'iki se ko atahuye na depression cyangwa deception? Umucuti wanjye impamvu nizeye ko yagura urukundo nawe yashatse umuntu wamukunda byanyabyo akayahura n'abantu bakamubwira dufite amafaranga nkuko wari ubifuza amafaranga ntagura buri kimwe cyose. Nawe arashaka gutuza arashaka umuntu umukunda akicara agatuza ayo mafaranga niyo yabona ariko afite umuntu umukunda by'ukuri. Ukoze hasi unyibutsa byinshi. Reka nkwizere. Nukuri nizere kandi nzagushima bihagije icyo kibazo cyanjye nigikemuka. Nizera ndabizi ko utabongeye guhangayika ngiye kumubwira ahubwo mana yanjye ndabahuza vuba kugira ngo tuze kuko iyo utameze neza nanjye ntabwo mba neza subize. Yes. Bakoze reka nkwizere gaho komeza ujye mu kazi. Nahita akazi kenshi ngiye mu kazi kandi nawe umere neza ukora akazi ibyo urukundo birakemuka. Oya ubu
bigiye kugenda neza ndumva ntangiye kuza muri mundo ubutaha uzasanga n'abayibogari ahubwo ndaza kugutumira dusangire dina nimugoroba merci bye bye ikibazo cyanjye kirakemuka Ubundi bafite yanjye neza amakuru ni meza ariko urasa neza we subizi se cyambere ni kofi amafaranga kera birikora uracyakunda ifaranga cyane ni imbere cyane amafaranga zakwica none se nkubaze amakuru y'iminsi kamera kumbwira ngo ujye gufungura agashopu musaza ngo yagukubise ifaranga byarakunze yarari nkubise rihiye ubu karahinda mbona abakiriya niyo mpamvu inetsa nyine uko ngukorera nawe nubibona usibye ko muri no minsi ni nayo kumwe n'ikindi kigabo gifite kuducera isoni ariko mva mbirere ujye banza wirinde atazakwanduza bya birwara byateye oya sha ibyo ngibyo niyo wakunda amafaranga ugomba kubizirikana umva uri inshuti yanjye urabizi ndagukunda buri gihe murangusabira yego ariko njye biriya bintu rero byanteye ubwoba njye sinabishobora oya nta giteye ubwoba kirimo pe ibintu byose bisaba kubimenyera ariko rero mbere nubwo duhuye mfite ikintu kimpangayikishije kimeze gute se kandi ejo twavuganye kuri telefone mbaza impamvu ndameze neza yego ariko ugomba kungira inama mbwira nta kibazo ndakunda mfite musaza wanjye ibibazo bigiye kumwica ubwo ni za gahunda zawe nawe oya urabizi none ndi seriye ari bya bindi byanjye ngaho mbwira niba harimo uduceri urabizi ko ariyo nkunda wasa njye naguhamagara nzi ko nta faranga okay urabizi ko tuziranye ariko musaza wanjye yabuze urukundo rw'ukuri pe kandi amafaranga arayafite umusaza ukeneye urukundo urukundo ruracyabaho hano we afite urukundo sibyo akunda umuntu umwubaha umufata neza nawe icyo ukeneye cyose akakiguhera ku gihe uranzi nanjye keya nizo za mbere ariko ko ufite uduceri arayafite pe biseriye cyane ahubwo ngiye kubahuza ariko uzamba uri umufata neza musaza wanjye ntuzamugushe atari bya bindi byawe uzi ugafata ifaranga ukagenda none se ngiye nkunda ngiye umuntu dusohoka umuntu urekura amafaranga ashobora no kuba nayafite ariko atayavaho agira keya ibaze ko ajya nsohokana sibyo akambwira ati fata ikintu cyose ushaka rero yamaye imisiyo yo kumushakira umukobwa ufite urukundo umva mubwire ko mari pe mubwire ko mari nta kibazo atari bya bindi byawe numva bariza musaza wanjye nabo uzakunda kuba afite amafaranga namwoza ibirenge najya muheka icyambere ni amafaranga uko nibagenda kukuzanira akajimbo we inkuru zawe sibyamwe zari kuba zarangiye reka njya kukwakira okay mana yanjye ubu si byo arimo arambwira nibyo koko nabamiriwe pe umva yo ndajya tu bro vitesse ni sawa meze neza kabisa akora umunsi wose wakakukoreye mu rugo byagenze bite mu kazi ya secretary wanjye naho hari na prefet ko nagakorera mu rugo kandi ndabona umeze neza iyo uhari nanjye meze neza muzana amakuru ashyushye rero ariko ndashaka akanya iyo mashini bibaye byiza wamfashije ukamakanya twonze tukavugana nta wundi ngutindire ni ukuri ndabizi kugira akazi kenshi ariko wowe ndagusaba akanya gato akawe sinakabura mfite amakuru ashyushye nkuzaniye nguteza abiri ubwo duherukana nakubwiye ko ikibazo cyawe kigiye gukemuka umva ndashaka kukwereka wa mwana nakubwiye mwana arakeye pe muraberanye rwose nanjye ntabwo nagusondeka none se hora umbwira uwo mwana ni mwiza ntiwasondeka turaberanye ariko sindamubona amaso ku maso wazamuzanye wizera umwana ni inshuti yanjye ndamuzi sibyo kumuzana byo rwose ni ikintu cyoroshye cyane ugomba kumukuzanira ukamubona none se mwariganye murakorana
oya ni inshuti yanjye iwe nyizera ntabwo naguha umuntu mubi ni inshuti yanjye magara pe ndamuzi neza ahubwo arashaka kuza kugusuhuza hari ikibazo imiryango irakinguye urabizi ko ntacyo nakwima mushiki wanjye kereka uburozi ariko ibindi byiza byose nabigushyikiriza urakoze cyane merci reka mbe mbarindiriye mushiki wanjye iminsi yose abanyifuriza ibintu byiza neza ubu ntakiryama paka musaza abonye umugore reka muha amahirwe ntawamenya buriya umuvukanye ni ikindi kintu icyo abona cyiza buriya nicyo kimbereye ntajye kanshaka amafaranga kuko urubona rwo si umunwa ni ibikorwa Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza mu bihe byose. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza mu bihe byose. Yankuye mu bibazo igendana nanjye, Imana ni nziza mu bihe byose. Witeka Mana Nyiringabo, Mana Nyirubutware, imbere ubwiza bwawe nongeye gushima no kuguhimbaza. Mbere na mbere Witeka Mana usabye imbabazi ibyo umuntu aba yaciyemo ni byinshi, twarebye tugacumura, tukavuga tugacumura. Isa nkingi Witeka Murengezi mwiza, nkweretse ikibazo mfite aka kanya. Shaka akazi Murengezi mwiza wari unyobora, shaka umugabo mwiza uberanye nanjye uvuye iwawe mu ijuru. Witeka Murengezi mwiza, ndamugusabye ngo abari umuntu uvuye iwawe mu ijuru, abamarayika bose baze bamugotagote, bamunyoherereze, bampe n'akazi. Witeka Murengezi mwiza, ndagushimiye kubw'urukundo n'impuhwe zawe bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Witeka Mana, ndagushimiye n'Imana ngiye kurya, ndakwinginze ngo abe ari wowe wikorera, ntaba ari njyewe nikorera. Mana, ndakweretse urugendo ngiye kugenda, abe ari wowe unyobora mu nzira zose ngiye gucamo. Ungirire neza, haba ukuboko kwawe, haba amagambo yawe, bamarayika bangenda imbere. Urakoze Mana, wowe ubasha n'ubushobozi bwawe, amen. Good morning. How was your night? Good. Good. Kunzindutse, what happened? Ni impamvu z'akazi. Uvuze impamvu z'akazi ushatse kuvuga iki? Ne hari gahunda y'umunsi nashaka kuguha, kandi mashini yanjye nyine yagize ikibazo.
nuko nabi iyo mashine igize ikibazo telefone igira ikibazo WhatsApp ikagira ikibazo short call short message zikagira ikibazo icyarimwe ya numvaga nje kuri phone bitari bigende neza nkuko naza nkabikubwirira. Okay, go ahead. Abakiriya twahaye imodoka bari bambwiye ko zabagezeho n'amafaranga bashyize kuri konti. Ubundi hari n'umukiriya wari gushaka kumubonana niba ufite umwanya rero mukaza kubonana twariraho hano kabone niba kuri gahunda y'umunsi w'ubuzima. So timetable y'umunsi n'amafaranga yashyizwe kuri konti y'abakiriya y'imodoka ebyiri n'umukiriya ukeneye ko tubonana uyu munsi. Okay. Uko mbitekereza akazi niko k'ingenzi. Mukonfirma isaha ishoboka ariko byaba byiza usize muri lunch time kugira ngo nawe dusangire. Byaba byiza kurusha. Ugize ikindi kibazo wambwira ariko permittable nibaza ko wayisubirana. Okay. Na ikibazo ubwo ndamubwira muze gura kuri lunch. Okay. Have a good day and have a victorious day. Thank you. You're welcome. Demayi nagwaye karibu rero. Merci. Bimeze bite se? Bimeze neza So pe. iyo nguhamagara ne kabiri ntumfate ngo uri hehe? Sha nago nari nyiri imbere urabizi ufite akazi kenshi na ka gashop kanjye niyo mpamvu. Nako yabonye amafaranga ntago ukinyiteze. Oya nago ariyo mpamvu pe. Mba muzirikana. Ahubwo ubwo ngwamagaye nayiri imbere ko ntimo ndabikubwira. Wagiye muri salon ryari wa? Sejo bundi imisatsi utayifite nayo ko amezi abiri yonyine bikabira shaje. Amafaranga ariko ni meza kabisa. Amafaranga akora akazi rega. Yewe ariko nanjye uzambira umuntu uzajya unsukira bino bisuko. Abikora neza vraiment. Kuko ndi kubona ari professional mu gusuka kabisa. Okay. Ibyo ngibyo bya nibisaza nta kibazo uzambire mu jyane. Nuko nzahita nguhamagara wenda bizi ko kwifaranga wanansukisha. Amafaranga afite wayangiza. Amafaranga arahari kabisa. Karibu rero hano ni kwa brother wanje. Merci. Tuguhaye ikaze feel at home wumva ko wisanzuye kabisa. Biseza pe hameze neza. Ibyo yambwiye koko ni ukuri. Wayishimiye? Cyane. Koko ko abivugaga musaza menya afite kuduceri. Ibyo ushaka rero wabigezeho. Nabigezeho to. Ariko kumubona. Ariko ntuzantengu. Oya nyizera. Wow, bigeraho utabigeraho ntuntengu. Nyizera ko byagenda kose ngende tayari. Ariko turi inshuti magara twahita dushwana burundu. Nago nabikora. Okay. Ekansi. Okay. Wow. Hangani Imana yaneguriye hameze neza kabisa. Giye kwa muri practice ko byagenda kose. Ni heza pe. Wow. Ndabona mufite umushyitsi. Yego. Neza. My brother. Yes. Uyu niwe nakubwiraga rero. Nakubwiye ko ngiye kugukemurira ikibazo kutazongera kubabara. Namukuzaniye uramubona ute? Naho njya ngira ikibazo cy'amaso. Ariko aho ngeza. Congratulations. Thank you. Demayi. Karame. My brother. Okay. Aho nakubwiye ko ugomba kumuha urukundo nawe akaguha icyo ukeneye cyose. Ego ni inshingano zanjye. Uramubona ute? Ameze neza. Ibigaragara inyuma. Niba ibyo nakubwiye byose abyujuje it's okay. Nibiki wamubwiye? Jewe nzira ubukene nkunda amafaranga. Nkunda umugabo ufite amafaranga. Iyo afite amafaranga aba afite byose.
nicyo kibazo ufite mu buzima? nicyo kibazo ufite, nicyo kibazo mpora nura Imana. Natwe se ko icyo kibazo cyakemutse. Wow. Nta nubwo tubivugisha amagambo burya. My brother, rero nabareka nkajya kubatunganyiriza hano mu gikoni gato, mugasigara muganira munibwira na mumenyana. Yego nibyo. Murakoze. Karibu. Karibu na ducumbitse. Nitwa Billionaire. Wowe witwa nde? My name is Oda. Oda. Wow. Mbere yuko nkomeza ngo nkubaze iki wifuza iki ku musore, hari ikibazo cya mbere wavuze cy'uko ukunda amafaranga. Yego. Numva ari cyo naheraho nkemura. Twebwe hano iwacu ijambo amafaranga twarabikemuye kabisa. Wow. Twarabikemuye kugira ngo tuganire nibura umutima uri hamwe. Sureba ahubwo. Bawifashisha ishuto. Wow, thank you. Ayo se nanjye suba. Oya ni itangiriro. Mana ya. Bitari ibyo bizaza. Sureba kofi imbere. Njyewe rero icyifuzo nari mfite ntabwo ari amafaranga. Yego ndakubona. Cyane ko abahanga baravuga ngo yaguze umwana w'Imana. Yego. Ntabwo nanjye nyazanye ngo agure umutima wawe. Ahubwo nari nyazanye ngo agufashe gukemura nawe ibyo udafite, kuko nanjye hari icyo umutima udafite nari nkeneye. Yego ndakumva neza. Ndifuza urukundo rwanyarwo rutavanze. Urukundo ndarufite. Iyo ufite urukundo cyangwa ukaba ufite umugore, ukaba ufite amahoro witurije, ngo umugore azamura pressure, ngo niyo ufite pressure arayimanukana. Sindamenya wowe uri mubahe. Ndi mu bayimanukana. Urakoze. Reka nizere ko umuti nari nkeneye ndi hafi kuronka. Oya wabonye kuva ngiye nabonye ngiye ibyo nshaka. Ibindi byose uzabimbaze. Urakoze. Rero numva nifuza kukumenya kurushaho, nkanifuza ko tugirana ikiganiro cy'imvamutima, kuko mfite umugambi munini utari muto kuri wowe. Yego. Kuko haraho nifuza ko twagera. Yego ndakumva neza. Nizere ko utazantenguha muri uru rugendo tugiye gutangira. Hamwe n'Imana izabidufashamo. Yego izabidufashamo. Wowe genda ukamusenge cyane. Nubwo ntabikora kurusha abandi, ariko ndabigerageza. Nta kidashoboka. Kandi nanjye ndabikwemereye ko uru rugendo ruzagenda neza uko byagenda kose. Perfect. Reka tukuzimane. Hari abari gutunganya ibyo hirya, ariko reka turebe icyo kunywa natwe tukwakire. Merci. Kandi wiyumve mwikaze, burya uri umugore w'ahazaza. Yego murakoze. Mufata agakonje agashyushye. Icyo muri bubone cyose nta kibazo. Sawa. Uko bimeze kose uyu mugabo afite amafaranga pe. Iriya nshuti yanjye ntabwo yambeshye nubwo ari mushiki we. Yambwije ukuri. Uko byagenda kose rero nanjye amafaranga ngomba kuyajya. Cyambere cyafite ibyo nshaka, nanjye urukundo ngomba kurumuhata nkuko bikwiye. Reka mbitega amaso. Mu by'ukuri ndabona akazi k'ukwezi kagenda neza. Mu kijyanye na comptabilité ntabwo twagize sheke, ariko kandi ikijyanye na serivisi dutanga ziri hasi cyane. Harabura iki ngo akazi kacu kagende neza? Wahuye n'iki kibazo ko iyi raporo yitigeze uyima?
inshingano zanjye zikora neza ahubwo ikibazo gihari ni icy'abakozi bakeya twakongeramo abakozi Okay. kandi hari n'abakozi ari kuza kudepoza hari n'ubona asize profisi arashaka urwo yanesheje umutwe arimo arashaka akazi ubwo namukorereza ukareba ko byose byujuje ibisabwa ukaba ko twamuha akazi. Ni byiza ariko utaragera kuri iyo ngingo wowe akazi kawe mu by'ukuri uragakunda? Yego ndagakunda cyane kuko ngakora neza. Okay. Niba ugakunda shyiraho umwete kurusha kugira ngo udatere imbere kuko aka kazi ni gapfa. Burya ntabwo ari ndu uzabuhombye gusa nawe hari bitagenda neza. Yego. So reka nguhe umwanya urebe uwo mukozi umunyoherereze nawe ture kujuje ibisabwa nitubona afite CV nziza tumwakira gufasha akazi karushaho kugenda neza. Okay. So murakoze. Okay. Aho boss. Bite? Ni byiza. Ni wewe wari uri mu biro bavuganye na secretary? Yego navuganye na secretary. Ni wowe ushaka akazi? Ndi gushaka akazi boss. None se kujabiriye ninde wakubwiye ko hano ari mu rusengero? Boss njyewe ndasenga ndi umukozi w'Imana. None se twebwe ubonye bitwanditseho ku mpanga ko turi abashitani? Hoya njye ndasenga pe. Okay. Ntabwo natwe turahango dupfobye amasengesho yawe. Ariko se CV yawe iri kuko gusenga kutagira imirimo nako kuba gupfuye. Nayisigiye secretary. Wow. Bivuze ngo ibisabwa byose ukore hano urabyujuje? Bose ni wambwira akazi kose ndagashoboye. Akazi kose ndagashoboye wambwira nkajya noza ibirato byawe wambwira nkajya nirirwa ngira gute nganagura ibiro byawe byose akazi kose ndagashoboye. Ababihanagura barahari n'ibyo birato bituye bisa neza. Icyo ntago ari cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni umuntu ushoboye akazi kandi ufite umutima wo gukora, ufite n'ishyaka n'umwete. Urabyujuje? Byose ndabyujuje n'amasengesho ngashyira. Wewe uvuze amasengesho n'urundi rwego kuko ntidusenga ibingana. Okay. Numva turonse igisubizo cyiza nubwo kandi wakica ariko uzajya dusengera. Genda uvugane na secretary ejo uzatangira akazi. Bose urakoze. Imana yari yarabivuze. Bose ndashimye murakoze. Okay. Hello. Kona munde wana sebari. Darling, hey, wow. Yes. You are surprised. Okay, you're welcome. Thank you. When you come home, feel free. Thank you. Uyu munsi se byagenze bite baby ko mbundi tembera na Novaris. Uyu munsi nifuje kuza kuba ndi kumwe nawe. Today or no? No.
every day. Okay, maybe you take 1 week or 1 month. No problem. Take you. Welcome. Can I have me, please? How are you? I'm better. You are okay? Yeah, I feel good. Miss you. Me too. Take you. Okay, baby. You welcome home. Narifatiriwe gato umukozi yagiye muri vacancy. Ariko kandi ntitubayeho kubw'abakozi. Hari imirimo bakora ariko natwe dushoboye. Niyo mpamvu musanze mu kazi kenshi. Ya, ntabwo ari kenshi ni gato. Rero reka mbabikira akavansi. Namwe mufata icyicaro. Hamagara n'abazimane ku byiza uko umugabo ateka. No, ntabwo nje kwicara. Reka ngufashe. Sindi bose musanze mu kazi kenshi. By the way, you are so cute. Thank you, nje kukwitaho darling. Icyo kinzanye. Ntabwo agakwiye gukora biriya kandi wambaye neza. Wow. Akagofero. Nanjye kureba ngahinduye ko byaba bimeze. Take you. Cyangwa nanjye ngerageza nanjye. I'm so Okay. smart. Thank you. So, ushaka kumfasha karibu ku meza. Mbere ibyo nateguye nimba ari cyo umfasha nawe reka nkurikire. Reka mutegurire neza. Okay. Ndukeya. Merci. Ko ni inshingano zanjye. Ndabigenza ko. Ngomba kumwitaho ahangaha amenye ko afitiye urukundo. Akajya ahora amwumbura uko bwije n'uko bukeye. Ndabona ibintu byose biri ku murongo. Dusigaye reka nzijye kumutegurira ka breakfast. Darling. Yes. Wait. So I'm here. What is this? Kuba ndi jyenyine birambangamiye. Okay. Have a seat, please. Nshaka kuba ndi kumwe nawe. Ndahari.